Fotina ni umubyeyi wo mu kazu gato cyane kameze nk'ikiraro gahora kava imvura iguye. Iyo ukarimo bureba hanze mu ipfumure byako. Ndavugaga ngo Mana, kuba wemera ngasonza ngacira abana banje inshuro, ukemera kunzanira abana b'imfubyi nkemera kubashira inshuro. Iherezo ry'uru rugendo uzampemba iki? Imana ukambwira iti humura mwana wanje, abo bana nzakugira neza, nzabaguhera umugisha. Muri ibi bihe by'imvura barara bahagaze, maze bwaki byahomotse akabifatisha utwondo n'amabuye atoraguye hafi aho ngaho, agashimira Imana ko bukeye. Bwanira baridukaho tukarara twicaye. Muri aka kazi akabanamo n'umugabo ugeze mu zabukuru n'abana be 4 biyongeraho ku bandi arera, atitaye ku buzima bo babamo, aho bose barara hasi, maze bwacya ako kazu katabaguyeho bagashimira Imana. Nubwo bimeze bityo, aracyakomeza gutakambira Imana kandi afite icyizere ko amateka azahinduka. Wifuza kumufasha, wareba nimero zo kuri iki kiganiro. Vuga ntuzandengera ukurengeraga abandi, ibyo ngibyo bigatuma nkomeza urugendo. Amazina yanje nitwa Ngendayo Fotina, nsengera mu itorero Angirikani, umudugudu wa Rusenyi, akagari ka Gisovu. Mana data twese wo mu ijuru, turi imbere yawe turagushimye, tugushimye abazi ntimutugirira, ukaturengera ukaturinda ibibi n'ibikomeye byinshi. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nongeye kugushimira abashitsi ucira inzira bikemera bakagera muri y'ingando, izina ryo nirihabwe icubahiro. Uri Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana muri iyi minsi warambwiye ugiye kuzanzanira abashitsi, urabikoze mu izina ryawe rifite imbaraga, nushimwe nuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana Nyiringabo, waravuze ngo ubwoko bwawe bwaraganiraga igitabo cy'urwibutso kabumburwa, ibyo turaganira byo kugushimisha no kuguhesha icubahiro, abarabyumva bibashimishe Mana, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro kandi ugira ico wakora, kuko uri Uwiteka Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu ndakwigize ngo wagure umurimo wawe kugira ngo izina ryawe rihimbazwe, kandi ubahe umugisha kuko uri Uwiteka Mana, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Komeze kuba mu ruhande rwacu no kutwitaho mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Hanyuma rero twaguse ngo tuze kuganira ku kibazo usanzwe ufite, cyane cyane nk'umukozi w'Imana. Ngewe nze gushitsura umukozi w'Imana, mba numva nishimye kuko mba nje gusura mwene data muri Kristo. Mwe mumeze neza ariko by'iyi minsi akavura kari kugwa, murahinze nta kibazo, imvura iri kugwa. Hanyuma rero kugira ngo tuze kuvuga ku kibazo cyawe, reka dutangiye ku rugendo rwa rw'ubukristo. Ubusanzwe wakijijwe ryari? Nakijijwe muri 2008. 2008? Bwashize nk'imyaka igira mu 8 gutyo ukijijwe, sibyo ra? Niba ntibeshye. Noneho gerageza uduhe 2008 hari imyaka myinshi. 2008? Nagize 2018. Oya. Fata ka mikrofone batuze kujyana muri. Harimo imyaka myinshi. Harimo imyaka myinshi. 18. Myinshi. Hanyuma noneho gerageza uduhe ishusho yawe ukizwa bwa mbere, wari umeze ute? Uraza no kuduhe ishusho y'ubu ngubu. Nyizwa bwa mbere nari mfite ikibazo, mfite n'ubwihebe, mbese imbabaye, mfite agahinda, nzi yuko Yesu atagira neza, nzi yuko atamara umubabaro, mbese abantu bose bandeba umubabaro bakawumbonamo. Ariko maje kumenya agakiza yuko Yesu agira neza kandi atabara, menya yuko ngo biza kugenda neza, turagana tureba. Maze kumenya yuko Yesu agira neza kandi atabara, menya yuko uko agomba kugirira abandi nanje akangirira neza, akankura mu rungabangabo n'umubabaro. Ndagenda ndakizwa. Ntabwo nari nsambanaga, sinari nkoraga ibibi biteye isoni byinshi, ariko nari nywaga inzoga, nabwo ntashoboye no kuyigurira hejuru y'ubukene n'ubujahabi. Ubwo nakorera nk'udufaranga nkavuga nti ndaduhahira nk'abana, ariko ubwo ngeze aho ngo ndavuga nti Mana, ubu ngubu nzageza hese wantabara ukamfasha ukandengera ukankura mu mubabaro. Ubwo ariko aho Yesu amaje kungereramo, bituma nje ndamenyana n'abantu, naje gusenga, Imana ikampumuriza iti humura nzabana nawe, nzakurengera, nzagutabara. Nkumva yuko itabaraga abandi nanje ikwiriye kuntabara. Ubwo igihe kigeze, ubwo ngira abana, ubu mfite abana 4 bo mbana nabo mu nzu, nkagira n'abandi bana 2 mbana nabo b'imfubyi, ariko si kubwanje, ni kubw'umugambi w'Imana, bitewe nuko hari ico Imana yari yarabivuzeho. Kiraga imbona nkibona. Ubona aho biterwa n'iki? Ni isaha n'igihe kitari cagera, ariko nkaba nizeye yuko Imana izabikora. Nizeye yuko Imana izabikora. Ufite kwizera kwinshi? Hari igihe ugira mukumva Imana itakaje icyizere? Oya, ntabwo nayitakaza nkurikije hano yankunda. Impamvu hari abantu benshi badukurikiye bafite ibibazo, akagiramo akavuga ati se Mana koko
wambwiye amasezerano ko uzangirira neza ko bikomeje gutinda ukabona umuntu atinze mu butayu cyane akicuza nyine akitutumbira Imana wowe icyo kintu kirakubaho? Oya, ntabwo nitotomberaga Imana. none ari umuntu udukurikiye ufite we nk'icyo kintu cyo kwitutumbira Imana, ni cyo kintu wamubwira? Ikintu namubwira, mugomba kumubwira yuko agomba gukomera. Turi mu rugendo, ntabwo imishubi n'imishake byabura mu rugendo byo kuduca intege mu rugendo, ariko akwiriye gukomeza urugendo mpaka byanze bikunze, yibutse ahantu yamukuye, ahantu akibuka iyo yavuye nahageze. Ntabwo akwiriye gusubira inyuma, ahubwo akwiriye gukomeza urugendo. Watubwiye ko imvura iguye mudashobora kuryama? Ntabwo turyamaga, bumwe iyo yaguye ari nyinshi nka nijoro turaraga twicaye. Murara mwicaye? Kuryama aho rero baryama gute? Kuryama ni ukuryama hamwe bitewe n'uko niba ndi kuvuga nti buriya wenda reka mbahengeke nkuru uruhande rumwe, wenda ikiraba kibe biba bibere nk'iyo ngiyo, ahangaha wenda bagira uko bahihengekera, baryamaga hamwe. Harabona abonye baryama hasi, mbwira rero uko biba bimeze. Ni hasi na n'ubundi hariho abasobaga mu buriri, ugasanga basobye ku bandi, ugasanga ndi guhora ndanika nk'ibiraga akazuba kavuye, nkabona nabwo ni ikibazo gikomeye. Mituweli yarahenze rero, wenda ubu ngubu simbizi uko byari bimeze, niba mwari muyifite ubu bimeze bite? None tubwire ku cyerekeranye na mituweli uko bizagenda. Urabona gufata abana bangana gutyo ni ikibazo, ukavuga ngo ndabarera, kuko buriya kurera umwana ukamujyana ku ishuri ukanamugaburira hakurikiza ikindi kintu bita ubuvuzi. Tubwire rero impungenge zawe noneho ku buvuzi. Mituweli yarahenze, usanzwe ukorera 2 iyo wagiye guhinga, kandi nta guhinga buri munsi, rimwe na rimwe ukabura ibiraka. Ubu noneho ko tugeze muri mituweli, kandi mituweli yarazamutse, nawe ukabona ahantu wikora, bimeze bite? Niba nzayitanga ntambizi, bitewe n'uko mbaga ntegereje ubushake bw'Imana kugira ngo umuntu akorere 2,000 abona go kugaburira abana, abone nago gutanga mituweli bibaga bigoye. Mbaga aho ngaho sinkavuga nti ndayakura hehe, abandi bakayitanga, ariko naje kubona nkabona icinzira nk'umugira neza arampumagaye ati mbese ufite mituweli? Nti ntayo. Nkabona arayintangiye, ibyo nkabishimira Imana. Imana izabikora mu bushake bwayo, ntanzi icyo izakora. Ubu uri kwitekereza iyo mituweli ihenze muri iki gihe? Ni ikibazo gikomeye. Hari ikibazo uyu mugabo yigeze kukubaza, akubaza ngo imibereho yawe, ariko wenda hari n'umuntu ushobora kuvuga ngo nshobora kumufasha kuba ari gucuruza udukara cyangwa igitoki, wenda mu gihe, kuko ushobora no gusanga kubaka inzu hari igihe biba bigoye cyangwa se binahenze, ariko wenda mu gihe ubushobozi bwo kubaka inzu butari bwaboneka, nubwo turi mu bihe by'imvura birimo n'umuyaga, kandi mukaba mutuye mu mizi y'ibirunga, ubundi usibye kuba uri umuhanuzi, niye mpano yindi uvuga ngo Imana imfashije nakora iki kintu, wumva wakora iki? Ikintu cyo nabona nakora, nacuruza nka ka butike nanje kambera. Na ka butike naye kakubera? Ubuze butike uhita umwenyura, wa mugani manza Imana ishinzira ukabona ka butike byakunda, byaba byiza. Nk'umukozi w'Imana rero twasoza kubona ahantu bakeneye kuba bamufasha, bacisha nk'ikigo bagiye kumufasha, nk'umuntu wagira ikintu akora kuri we, cyane cyane akaba ari gukorera umugisha, yatubwira nka contact yiwe, nimero ye ntagicamo. None se ubu rero dusoje ikiganiro, ariko hari abantu bazifuza kugufasha. Dore ikibazo cya mbere gihari rero, nta telefone ufite, iyo ufite iri kuvaho. Hari umuntu ushobora kuzabona iki kiganiro ariko akifuza kugufasha. Hari n'abantu bazifuza kuguhamagara ngo musengane, kuko uri umukozi w'Imana, uri n'umuhanuzi, kandi buri n'uburyo bwiza kugira ngo Imana ikwagure guhuse n'abantu. None telefone yawe ihora izima, ariko urapfa gutanga iyo nimero, uzayibura ni gatoroshi, ni agatelefone ka gatoroshi. Kangatanga ni 078 40. Mikoro zamure ku munwa, nimero bayumve neza. 078 49 14 356. Ongera isubiremo. 078 49 14 356. Ibaruye kuri indi. Ngenda aho Fotina.
ni wowe jewe yego turabashimiye mwe mwemeye kudukurikira muri iki kiganiro cyose kukurinda gisoje. Niba utarakora subscribe kora subscribe, ariko nanone tugiye kumusaba adushyire imbere y'Imana cyangwa se asengeye ku bantu bafite ibyifuzo no ku bantu bagiye gukorera umugisha kuri we, cyane cyane nkuko nagiye mbivuga kare, umugisha ntago wawutoragwa, ntago wahabwamo impano, ahubwo umugisha urawukoresha. Mere wadusezerana n'isengesho. Mana data twese wo mu ijuru, twongeye kugushima ko tukiri imbere yawe, izina ryawe nirihabwa icubahiro, twongeye kugushima ko wabanye natwe, izina ryawe nirihimbazwe, mu izina rya Yesu twongeye kukwinginga kuko uri Uwiteka, ikiganiro twagiranye aha hantu kibice kugushimisha no kuguhesha icubahiro, kandi abacumvishe data twese wo mu ijuru ubaho umugisha kuko uri Uwiteka Imana ishobora byose, kandi abakeneye gukora umurimo wawe ubaho umugisha kuko uri Uwiteka. Mose yaravuze ngo niba nkugireho umugisha n'abacu batugireho umugisha, niyo mpamvu nkwinginze kuko uri Uwiteka iki kiganiro abashaka kukigiriraho umugisha ubaca inzira byemere, kugira ngo izina ryawe rihimbazwe, kandi abo twagiranye ikiganiro nabo Mana ishobora byose ubaho umugisha kuko bagitegeye amatwi, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina ryawe rya Yesu Kristo Mana ishobora byose kuko uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana ikomanganya hirya no hino, izina ryawe rigahimbazwa. Ngaho mwe Mana data twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu biduhigira ubugingo n'ibiturwanya bikubitire kure, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Muririmbyi yaravuze ngo uzantabare bakiriho ngo batazagira ngo urabesha, mu izina rya Yesu twiringiye gutabarwa nawe kugira ngo izina ryawe rihimbazwe, ngo bane natwe ducira inzira kuko uri Uwiteka, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Mana dore baragiye ugene nabo kuko uri umwami, udufashe udukomereza amaboko mbere nawe umutima, mu izina ryawe ryera Yesu, amen.